Igihumbi kimwe magana cyenda 1986, ibihumbi 2022, imyaka 36 irashize, isangano ry'abari n'abategarugori baharanira amajyambere y'icyaro Réseau des Femmes Œuvrant pour le Développement Rural ibonye izuba. Ni umuryango watangijwe n'abantu bakoranaga n'imishinga ishinzwe guteza imbere amajyambere y'icyaro, cyane cyane abasosiyare n'abarimukazi, abantu mbese bari begereye bakoranaga n'icyaro cyane. Bawushinga nyuma y'imyaka 10 yari yarahariwe abagore n'umuryango w'abibumbye nyuma yo gusesengura mu bihugu binyuranye ibibazo byari byugarije umugore. Bishyira hamwe bashinga uyu muryango Réseau des Femmes. Bihaye inshingano cyane cyane zo gukora ubuvugizi kugira ngo hashyirweho za politiki, hashyirweho za serivisi bigamije gufasha umugore gutera imbere. Biha n'inshingano zo gukora ubushakashatsi kugira ngo berekane ibibazo bigose umugore mu nguni zose. Biha n'inshingano zo kugira ngo bihugure bo ubwabo abanyamuryango ba Réseau des Femmes. Umwe mu musaruro rero byatanze nuko guhera muri za 1992 hagiye higwa hanashyirwaho politiki zigamije gufasha umunyarwandakazi gutera imbere. Undi musaruro wagaragaye nuko guhera muri za 1993 ariko cyane cyane nyuma y'94 abagore bitabiriye ku buryo bugaragara inzego z'imirimo zifata ibyemezo. Bigitangira twumvaga ari ibintu by'ibitangaza. Mu by'ukuri burya ibintu byose bigira hari inkingi, hari umuntu ugira ikibatsi abandi bakagenderaho. Uwawutangije Isabelle Nibakure yari ashinzwe n'icyo bitaga ibiro bishinzwe amajyambere y'umugore muri Minisiteri y'Imibereho Myiza y'Abaturage. Akoranya abandi na Mukamisha Leonsia barakoranaga, nawe yitabye Imana ikomeze batuze iruhande rwayo. Revokata wa Mutara nawe barakoranaga mu ivyo biro. N'uno munsi arakurikira uko uyu muryango ukora. N'uwitwa Landarada Mukayiranga nawe yari umuntu ufite imbaraga cyane, ufite inshingano muri Minisiteri z'umwihariko Veneranda Nzambaza Maria, wabyukije uyu muryango cyane cyane nyuma y'ibibazo byo muri 94 akawihutisha. Isabelle ndibuka tuvugana bwa nyuma ko yambwiye ati Veneranda naramurambagije njya kumuha inkoni kuko nabonaga ko umuryango hari aho azawukura n'aho azawugeza. N'abandi benshi ntavuga twatangiranye uyu muryango. Kuri ubu umuryango Réseau des Femmes ufite za programme zinyuranye ziwufasha gushyira mu bikorwa intego wihaye zo guteza imbere amajyambere y'umugore by'umwihariko wo mu cyaro. Ubu muri Réseau des Femmes dufite imishinga itandukanye turimo gushyira mu bikorwa mu turere dutandukanye tw'igihugu. Dufite umushinga witwa Uri Nyampinga uterwa inkunga na Kivina Tiri Kivina, ukaba utera inkunga abana b'abakobwa bahohotewe bakabyara inda z'imburagihe, ukaba ukorera mu karere ka Burera n'akarere ka Rwamagana. Ni umushinga rero watumye abana bigirira icyizere, ukaba ubu ngubu ugeze mu mwaka wa 4. Dufite uyu munsi muri uwo mushinga abana b'abakobwa babyaye basubiye mu ishuri. Ubu ngubu dufite 71, hari n'abarangije, abandi bafite imishinga iciriritse myiza. Hari abakora amasabune y'amazi n'amasabune akomeye, bakora n'amavuta yo kwisiga b'iburera. Hari abahinga ibihumyo, hari aborora ingurube b'Rwamagana bagahinga n'ibihumyo, hari n'abadoda. Bagiye bafite imishinga iciriritse kandi ibafasha kubaho ndetse n'abana babo.
Kivina kandi yadufashije gushyiraho umurongo wa telefone utishyurwa ni 811. Abafatanyabikorwa, abagenerwabikorwa n'abandi bantu batandukanye bawuhamagaraho. Dufite undi mushinga twita GROW, ni umushinga ugamije kugabanya imvune z'umugore z'imirimo yo mu rugo idahemberwa. Akaba ari umushinga dukorana ku bufatanye na IPAR Rwanda, twatewemo inkunga na DRC. Ni umushinga ukorera mu turere 5, harimo akarere ka Rwamagana, akarere ka Burera, akarere ka Musanze, Gicumbi na Nyabihu. Tukaba rero muri urwo rwego twarahaye imiryango ibigega bifata amazi y'imvura, twabahaye amahugurwa bose, abagabo n'abagore, kugira ngo abagabo babafashe iyo mirimo yo mu rugo. Hari undi mushinga dufite wa GIZ wakurikiye undi wari urangiye wa OEM, yombi ikorana n'abagore bakora ubucuruzi bwambukiranya umupaka mu karere ka Rusizi. Cyane cyane kandi unakora no ku mahoro mu by'ukuri ku mipaka. Dufite undi mushinga wa CECI ni Centre Canadien d'Études de Coopération Internationale. Bafite rero porogaramu y'abavolontaire, baduha abavolonteri bitewe na expertise dukeneye. Bikaba bidufasha cyane, badufasha mu bintu bitandukanye no gukora mu mishinga ndetse no kudufasha n'ibindi tutari dufite. CECI ikaba yaragiye nayo inatera n'inkunga imishinga y'abari abana b'abakobwa babyaye mu karere ka Burera na Rwamagana. Dufite umushinga wa UN Women, ni umushinga mwiza nawe ugamije kurwanya ihohoterwa ariko binyuze mu kongerera ubushobozi inzego z'ibanze zishinzwe umutekano bita community policing. Harimo kubahugura ku mategeko atandukanye, nabo badufashe mu nshingano zabo basanganywe, badufashe kurwanya ihohoterwa. Ukaba ukorera mu karere ka Nyarugenge n'akarere ka Gasabo. Dufite n'undi mushinga twatewemo inkunga n'urwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB cyangwa Rwanda Governance Board. Ni umushinga utera inkunga abana teen mothers bo mu karere ka Burera, bakora amasabune, bakora amavuta. Uwo mushinga rero ukaba ikintu kinini gikomeye kirimo no kuzabagurira imashini yo kugira ngo bareke gukora ayo mavuta n'intoki, bakoresha imashini. Hari undi mushinga nawo twatewe inkunga n'abaterankunga bitwa Agent Action Fund, bakorera muri Kenya. Wari umushinga wo kujyana amafatanyabikorwa kubamenyesha iriya politike y'igihugu yashyizeho yo kuzahura ubukungu bw'abaturage kubera COVID. Muri rusange niyo mishinga dufite, kandi dukomeje gushakisha abandi bafatanyabikorwa kugira ngo ibikorwa bya Raison des Femmes bikomeze byaguke. Izo porogaramu zagarutsweho zahinduye imibereho y'abazirimo ku buryo bufatika. Nimara gutwara inda byabaye ibintu bikomeye nyine, bimviramo no kwirukanwa mu muryango, nangira ubuzima bwanjye nyine kandi nanjye ndi umwana. Aho nikodeshezaga ishuri mba ndivuyemo, mbaho nabi. Ariko nyuma nyine naje kumenyana n'umumama, arambwira ko ari abantu bamfasha, amuza n'umuryango witwa Réseau des Femmes, baranganiriza mbansubiza mu ishuri ndiga, ubu nararangije. Ubwo nta muntu n'umwe muri famille wanyikozaga, ndongera nyine mba umwana n'umwana wanjye. Réseau des Femmes mfasha kumwitaho. Réseau des Femmes yarakoze cyane. Ubu nari kuba wenda nagiye gushaka akazi ko mu rugo, cyangwa se byaramviriyemo uburaya bwa bano tujya tubona ku muhanda. Ndakeka iyo ntaba narageze muri Réseau des Femmes ubu mba meze nabi cyane, simba mbasha kugaragara nk'umukobwa ahubwo mba ngaragara nk'umukecuru washaje. Réseau des Femmes yambereye byose, yabashije kuba yanyigisha kuba nakora isabune na gikotoro, amavuta y'igikotoro, nkabasha kubona isabune yo gufurisha imyenda y'umwana,
ndetse no kuba nahura na bagenzi banjye tukaganira ubwigunge bugashira. Kuba Réseau des Femmes yaje gukora inaha icyo byadufashije, icya mbere ikibazo twahuye nacyo cy'abana bacu babyaye imburagihe, yadushyize hamwe iratwunga nk'ababyeyi n'abana. Iyo itaza rero nkeka yuko amakimbirane yari kuba urujya n'uruza, twe twifata nk'umubyeyi wacu. Gukorana Réseau des Femmes byadufashije ibintu byinshi, ubwiyunge n'umugore n'umugabo mu rugo, iduha kugira ngo dufashanye imirimo ntihagire uwuvunisha undi. Amahugurwa menshi bagiye baduha, iyo iramuka etaje biba byarabaye rusambura amabati. Abafatanyabikorwa ba Réseau des Femmes by'umwihariko mu nzego z'ubuyobozi nabo bashima ubufatanye bw'uyu muryango mu guteza imbere umugore ndetse n'umuryango nyarwanda muri rusange. Réseau des Femmes ni bamwe mu bafatanyabikorwa bakomeye muri iyi cluster ya social, kuko bafasha gusubiza mu buzima busanzwe abana babyaye inda zitateganyijwe. Niyo mpamvu rero uyu mwanya twasaba rwose ko Réseau des Femmes twagumana kugira ngo uru rugamba twatangiranye turore yuko twazabasha no kurusoza, bityo igihugu cyacu kikagira urubyiruko ruzira ihohoterwa ariko abarangije kugira ibibazo bagasubizwa mu buzima busanzwe, kuko twabonye ko bishoboka. Za politiki y'amategeko, za ngamba zose zanditswe, kuzishyira mu bikorwa bisaba ubushobozi, bisaba kubaka ubushobozi. Ari nacyo ngira ngo cy'umwihariko w'uyu mushinga, kubaka ubushobozi. Wa mugenzacyaha cyangwa se wa mucamanza nawe ni product cyangwa se nawe ni umusaruro w'imyumvire iri hano ko umugabo adashobora guhohoterwa, ari we ahubwo ugomba guhohotera. Birashoboka rero ko iyo myumvire yaba ihari, ariko tugakora ku buryo ya mategeko za ngamba zikumira icyo kintu zo zikaba zisobanutse. Hanyuma rero abafatanyabikorwa nka Réseau des Femmes nabo bakaza mu kubaka ubwo bushobozi kugira ngo bya bindi bishinga imizi. Ibyo Réseau des Femmes yagezeho muri iyi myaka 36 ni byinshi bishimishije, ndetse ngo urugendo ruracyakomeje. Aho Réseau des Femmes igeze rero uyu munsi harashimishije, ariko iracyafite byinshi byo gukora. Urugendo ruracyari rurerure, cyane cyane kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Ikindi kurwanya imirimo ivunanye ikoreshwa abagore, ya mirimo idahemberwa iyo twita ni paid care work. Twimakaza ihame ry'uburinganire n'ubwuzuzanye, cyane cyane duharanira impinduka ku myitwarire ya kigabo kuri iryo hame ry'uburinganire n'ubwuzuzanye, aho tuzashyira imbaraga mu guhugura imiryango, guhugura urubyiruko. Ikindi Réseau des Femmes izashyiramo imbaraga ni ukongera abafatanyabikorwa, cyane cyane mu bijyanye no kurengera ibidukikije. Ubuvugizi buzakomeza mu nzego zose kugira ngo Réseau des Femmes ihore ku isonga. Ikindi gikomeye nuko Réseau des Femmes mu cyerekezo cyayo igomba kubyaza umusaruro umutungo ifite, cyane cyane umutungo ushingiye ku butaka, aho nayo ubwayo igomba kubaka ikigo cy'imyuga cyiza cyayongerera umusaruro, ariko nanone kikongera na bwa bushobozi bw'umwana w'umukobwa, cyane cyane bano bana b'abakobwa batewe inda bakabyara imburagihe. Ikindi nuko Réseau des Femmes mu butaka ifite harimo gutekerezwa ko yakubaka ikigo nakwita centre d'accueil, aho abantu bajya bakoresha amacumbi, bakorera inama, ku buryo nayo ubwayo inama ikoresha bitajya bisaba gutanga amafaranga. Yaba ibyagezweho ndetse n'iby'umuryango wifuza kugeraho, hari ababigiramo uruhare umunsi ku wundi bo gushimirwa. Ndashimira rero by'umwihariko abafatanyabikorwa bakoranye na Réseau des Femmes kuva yashingwa, ndetse ndashimira n'abafatanyabikorwa turimo gukorana muri iki gihe, ariko tunifuza gukomeza gukorana nabo. Turashimira abanyamuryango uruhare bagira mu bwitange, mu bwuzuzanye, kugira ngo umuryango Réseau des Femmes ukomeze gutera imbere. Ndashimira abakozi ba Réseau des Femmes, ari abayikoreye mbere, ariko cyane cyane by'umwihariko abayikorera ubu ngubu, kuko bakora batizigamye kandi bafite intumbero y'uko Réseau des Femmes yatera imbere kurushaho. By'umwihariko ndashimira leta y'u Rwanda, kuko yemerera imiryango itari iya leta gukorera mu gihugu. Ntabwo
ari imbaraga za rezo de fame gusa, ni uko harimo n'ubushake bwa politiki mu guhindura imyumvire cyane cyane iganisha ku iterambere ry'umugore, guha umugore agaciro, gusubiza umukobwa ijambo. ndagira ngo nshimire by'umwihariko abantu bayoboye uyu muryango mu bihe binyuranye, ibyoroshye n'ibikomeye, ariko byinshi byari ibihe bikomeye, babikora mu bwitange. Abanyamuryango ba rezo de fame ni abakorerabushake bose aho bava bakajya, n'abanyamuryango muri rusange, abawutangiye, abawinjiyemo, abagikomeje kuwinjiramo, babishimirwe. Hanyuma abazaza kera bazishimire ko hari abantu bitanze kugira ngo abandi bazamuke, igihugu kirusheho kwihuta mu majyambere.